Yes, reka twongera tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro kijyanye na P network gikuri mikoro mwumva nitite Kamanzi. Dusuhuje mwese rero bakurikirana icano aho muherereye hose ku isi, abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Abari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, abari ku manywa tubifurije amanywa meza, abari ku masaha y'igicamunsi nabo kandi tubifurije igicamunsi cyiza, kandi n'abari nijoro nabo turabifuriza ijoro ryiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye na fungura password nshya. Password nshya tuyibona duti kandi abantu password zabo bafite impungenge konti zabo bashobora kuzinjiramo. Ubwo rero tugiye kubafasha kwereka uko bafungura password inshyashya kugira ngo bakomeze kwirindira umutekano wa konti zabo, barinde paye zabo. Reka tubanze tubanyurire muri message mwatwandikiye mu kiganiro cy'ubushize. Twagize impamvu zitandukanye zituma tudakomeza kubagezaho ikiganiro nkuko twajyaga tubikora. Message rero mwatwandikiye turahera kuyi witwa tugira ngo tusubize mumenye yuko ibyo mwatwandikiye tubiha agaciro. Witwa Ndayikengurukiye yaranditse ati ndakunda cyane ibiganiro mutugezaho, murakoze cyane namwe kandi turabakunda kandi nabwiye ko tubakundira ko mudukunda. Uwitwa Mobile Dawat we yaranditse ati yitanga ingero z'abatukana ntuhere kuri iriya mbwa yanyu Gasuku atukana buke bo cya Gasuku ndumva bibaza Gasuku kuko sindavuga naho na Gasuku, ibindi rero bimureba ndumva ari we wabibaza. Uwitwa Ndayisenga John ati ndagushimira cyane, none uzadusobanurira uko umenya P ziri kuri available balance. Ahubwo turaje tubirebe nizo message zihari da. Yego, ubwo rero ndumva ari ibingibi twakomeza tukareba uko noneho twinjire mu gikorwa nyirizina uko bakora bakora password nshya. Ariko nituyirangiza turanakora wallet. Tugiye gukora ibintu bibiri, tugiye creatinga, tugiye ku updatinga password dukore inshyashya, hanyuma tuyisoza network ari ikibazo nidukundira tuhita dukora wallet nshya ku bantu bari bayisanzungana. Ariko nanone n'abashaka kuyikora bwa mbere barabiboneraho naho bitandukanye. Hanyuma nuko tujye kubigenza. Turinjira rero hano muri application ya Pi yacu uko bisanzwe. Tugere hano tumayiningira, dukande mu dukoni dutatu ibumoso hejuru. Nitugerayo tumanuke hasi handitse profile, dukandemo ifunguke, tugende turebe ahanditse password ngiyi. Turakandamo hari ahanditse update. Ubu icyo ngiye gukora ngiye gushyiramo password ntashobora kwibagirwa. Ubwo icyo ngiye gukora reba hagana hasi rwose barakubaza igihugu, ndakanda muri karaka k'imbere nandikemo Rwanda, hazaho nandika igihugu u Rwanda nguru, nukandeho ahita hajyamo guteranya 250. Hano handitse phone number, shyiramo nimero yanjye 78 nkandi kuri start. Amagambo yo muraza kuyisomera, mwabibonye ya network yuko network ari ikibazo. network yongera subizemo Rwanda yanjye, Rwanda ngiyo, shyiremo nimero, hanyuma indangiza nkore kuri start. Byafungutse. Kandi hano muri open SMS nongere open SMS, ni imibare 6 baguha. Urabona ngiyo, turebe network yabaye ikibazo. Bagomba kumpa aho mpitamo nohereresha.
niba ari SMS, niba ari WhatsApp. Rero network iyo yanze bigenza utya ugasubira inyuma. Nsubira handi kuri password, mukomeze mwitegereze murebe, ishyiramo igihugu, u Rwanda ngurwo, hanyuma nimero yanjye, open SMS, ongere ukande kuri open SMS. Okay, hitamo message, iyi message, kohereza message, ya mibare ngiye 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, imibare 6, bite nohereza hano hirya kuri flash yohereza, ntegereze ko message igenda. Ngiye yagezemo, kabanyereke ko igiye, ushobora kuvayo itaragenda wenda ukabura bikubye, yagiye, iragiye. Okay, ubwo ndasubira inyuma, nongere nsubire inyuma, nimero woherejeho niriya. Noneho umaze gusubira inyuma arakubwira ngo update your password. Ubwo rero hano, kuko bibujijwe mu mategeko n'amabwiriza bya YouTube na Pi Core Team, video ndaba nyifunzeho, ukuvuga ngo ngiye kuyandikamo, nimara kuyandikamo nyandike na hano munsi ngo verify your password, naho nimara kuyandikamo nkore kuri submit. Ubwo ngenda garuka tugeze aho bari bube batwohereje. Kambe nkupye video. Okay, iyo rero umaze gukora kuri submit, bahita bakugeza hano handitse ngo confirm your email address. Barakubaza iyi ngiyi niyo email yawe, ko kuyiba kwereka niyo waba wararegistarinzeho Pi. Yes, it is my email address. Ndakanda kuri kariya kabanzo nyine, nindangiza nkore confirm. Okay, password updated. Ubu password yanjye nabonye inshyashya, ariko iraba ari yayindi udashobora kwibagirwa. Fine, byarangiye. Ubu ngubu password mfite ni inshyashya, undi waba yifite wari wese nta kintu byamumarira. Hanyuma rero tukaba turakomeje, noneho tugiye gucreating iki, tugiye gucreating passphrase inshyashya, cyangwa se bwa mbere bagiye kubikora bwa mbere. Twagiye ndanyura hano aho tumayiningira nkande mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ninjire muri Pi browser. Nimara kwinjiramo nze sign in to Pi browser, kandemo, ntegereze bifunguke. Ibi bigusaba ko ufite internet ihagije kugira ngo bitagenda bicikagurika, kuko birakurushya iyo bicikagurika. Ngende open link in another. Okay, opening system ubwo igende kuyobora ishiritse ubute, kandi ukagenda ubisoma. Gusa icyo dusobanukiwe ukagenda kugenda kubivangavanga kubyica. Hari abantu biyaminiye ngo ururimi ngo ararusoma n'icyo ugasanga yabizambije, atekereza impamvu yasomaga kandi akabyica bikakuyobera, usanga ibintu yarabitobatubye rwose. Rero biba byiza ugashaka bagufasha babisobanukiwe, ariko nanone atari babandi bakorera mu kinyegero. Abantu bakorera mu kinyegero bakagenda bakica ibintu by'abantu, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Namwe kandi mugomba kugira amakenga, mukirinda kugumya kunyanyagiza ibintu byanyu mu bihabo mubonye bose ngo nuko ngo babisobanukiwe. Systeme irimo irafunguka, yongeye isubira inyuma. Network ntabwo tuyitegeka, ngo tuyitegeke, iradutegeka, ifite uko ikora. Rero iyo byanze urongera ukasubiramo nyine, akunda. Iyo usanga ari ikirere ariko cyaramutse, usanga ari systeme z'iyo sosiyete ariko zaramutse. Iyo usanga
ari ikibazo cya telefone yawe, nazo ubwazo zijyanye n'ubushobozi bwacu, ugasanga nazo ni ikibazo. Ubwo rero ugomba gushakishiriza hose, ukahendahenda, ukagoragoza, ukagira rero hendahenda uwo mwumvikana cyangwa ukumva. Hano ni ukugoragoza, urayigoragoza ugahindagura, ukayihindagura, ukanga ukajya gutira. Mboneraho kumenyesha abantu yuko telefone niba ikunaniye neza wemerewe gutira indi batamayiningiramo. Wayikodesha wagira ute, ukayikoreramo ibyo ukora, telefone rwose ifatika, hanyuma byarangira ugasubiza mu yawe. Twagezeyo muri Pi browser, ndakanda hano muri wallet iruhande rwa Fireside, hagati ya Fireside na Brainstorm, ndakandamo. Network yabaye ikibazo ariko okay. Urabona ko hano turahageze, barambwira ngo unlock Pi wallet, enter your 24 word passphrase here. Ya magambo 28 kandi ntayo mfite. Niba ntayo mfite rero biransaba yuko nkora amashyashya. Murebe hari munsi mwibara ry'ubururu handitse ngo lost your passphrase, watakaje passphrase zawe cyangwa warazitaye. Niba ari yego, you can create a new wallet. Murebe ubu rero ngiye kumbahisha video, icyo ndi bukore ndakandamo, ninkandamo ndetse nkandemo. Murebe umuntu utarakora wallet na rimwe, iyo kanzemo hariya ibyo bagiye kuduha nibyo nawe bamuha, ariko itandukaniro nuko we babimuha kanze hariya muri wallet, utarakora passphrase na rimwe, wallet na rimwe. Ubu utaraho passphrase, hari n'uwo babihaye ariko atabizi, ugasanga handitse gutyo ukunguku ngo unlock Pi wallet, ngo enter your 24 word passphrase here. Ariko umuntu ubikoze bwa mbere bahita bamuha ibimeze nk'ibona, ariko umuntu wabikanzemo ntabimenye cyangwa babikoreye ntabimenye cyangwa abizi ariko akaba yarabitaye, bimeze kuriya. We ibyo bagiye kumuha arabibona anyuze ahangaha hepfo handitse ngo dukandemo. Mwabibonye? Wa muntu we ugiye gukora wallet mbere na mbere, nukanda hariya, nugera muri Pi browser ukakanda hariya muri wallet, bahita baguha nk'ibi ngibi, create your wallet. Ntusubire inyuma utabirangije. Ubu rero ngiye kuba mbahishe video bwa buryo bwo kubahiriza amategeko n'amabwiriza bya YouTube na Pi Core Team, yuko tutagaragaza icyitwa password. Kamwe mbahishe video, hanyuma ndagaruka tugeze aho mbereka. Twagarutse. Noneho iyo umaze kubona ariya magambo nkuko nabiberetse, umaze gukanda hariya handitse ngo you can create a new wallet, bahita baguha ya magambo 28. Iyo bamaze kuyaguha, utsindagiramo urutoki agahindura ibara cyangwa se ukayaselectinga, ugakanda kuri copy, ukagenda ukayabika iyo ngiyo ntazi. Yego, aho uri buyabike ni wowe uhazi. Wamara kuyabikayo, ugahita nanone uyakandaho copy, iyo copy wakoze ukaza ukagaruka ahangaha bayaguhereye, ugakanda munsi yaho handitse ngo unlock with passphrase. Hari n'igihe bagusaba fingerprint nabyo ukabishyiramo, ugakandaho, byafunguka bigafunguka bakuzana. Ariko ubwo bajya kuyaguhuba wakanze hahandi ahanditse ngo generate wallet, iyo ukanzeho barakubwira ngo generate wallet. Kuri generate wallet iyo ukanzeho nibwo bahita baguha amagambo. Iyo bamaze uragenda ukayakopia, ukayabika, warangiza ukaza ugakanda aho ngaho bayaguhereye ahanditse ngo unlock with passphrase. Hari bahita banagusaba fingerprint ukayishyiramo, bamara kuyishyiramo bigafunguka, bigahita bigera ahangaha turi your wallet address. Ibi binyuguti mureba by'icyapa iyi ngiyi ni nimero yawe ya konte yo muri Pi, nkuko ubona nimero ya telefone, nkuko ubona nimero ya konte yo muri banki. Hanyuma ukanda ahangaha bibaye copied, ukagenda nabwo ukajya kubitsimba. Ahantu ngiye kubitsimba hegeranye na passphrase, ngiye kuhabahisha
ahubwo ndagaruka ahangaha dukomeza tujya tureba ibindi bisoza. Yego, iyo rero umaze kugera hano kuri wallet, bamaze kuguha wallet, bamaze gushyiramo passphrase bagafunguka, ugakanda kuri unlock with passphrase, bigafunguka, bigera hano kuri konti. Iyo ugeze hano kuri konti, wowe icyo ukora ubikora copy. Namaze kubibika ndani imbere yabyo. Iyi ni nimero ya konti yo muri Pi bwite nohereza, nanjye ukanyohererezaho Pi nta kibazo. Nkora hano kuri copy, ibaye copied. Narangiza kanda hano munsi kuri continue, muri ibara ry'umweru riri muri mu nyuguti z'umweru ziri muri move. Hano rero ni kuri konti bwite, ndahageze. Ubu no kuvuga ngo nimero yanjye ya konti yo muri Pi ni ibi binyuguti mureba byanditsemo hano. Hanyuma rero hano haba hari muri passphrase umuntu, urabona ko hari Pi mainnet na Pi test. Tugiye no gukora test. Ubu ndabanza mfate, murabona ko ari utuntu tubiri, ndakandamo nshyiremo testnet. Murabona ko hajemo testnet. Ndangiza nkore continue. Welcome to Pi testnet wallet. Ndakora kuri continue. Niba ntashaka kubikora ndasubira back. Niba nshaka gukora test ni nko gufungura konti yawe, kugaragaza yuko mbese yinjiye muri systeme ikora. Pi ziva kuri wowe zikajya kuri wowe nta kibazo. Baguha izo gutestingiraho, kuko hari n'ababikora ari uko badafite na Pi n'ebyiri, kandi baguha 100 zo gutestingiraho. Network akabaye ikibazo muri hangana, biratinda. Ikibazo cya network murajya mwihangana. Ego irafungutse. Iyo imaze gufunguka murazibona ngiziri 9. Ngiye naratestinze, dore maze hasigaye 79 n'ibice 99, ariko biba bikimeze kuri ya nyine. Ubwo rero icyo nkora kuri test, ikintu nkora ngira ndabanza nkopi, nkandeho kuri copy, bibe copied. Nindangiza murabona hano hasi akamenyetso ka Pi handitse ngo send cyangwa receive. Ngiye gusendinga, ndakanda kuri send. Okay, mpite nshyire muri wallet yanjye hano. Ngiyi ndayipestinzemo. Ndangiza nkande hano muri plus manual add wallet address, kandiremo hano. Ndangiza rero ndagiye gushyiramo Pi, kanshyiremo 10. Ngiye kohereza 10. Igiciro cyo kuzohereza urabona hano zaba ari 0.01. Noneho ngiye gushyiramo, kanshyiremo wenda ebyiri. Okay, ndangiza mfate wallet address nyipestingemo hano. Nimara kuyipestingamo tayari, nze nkore kuri send. Dore ngo ugiye kohereza Pi 10 nizo gutestinga, ntago ziba ari izo kuri zingizi. Muri test ntago ari izo kuri, nkore confirm. Batuye mu Pioneer, uramuzi? Do you recognize this Pioneer? Yego, niyo mpamvu nkoze confirm. Ntegereze igisubizo, ndebe ko system yanjye ikora. Ninsanga ikora ndahita nsubira inyuma, nsubire muri mainnet. Okay, transfer succeeded. Cyarangiye rwose, byakunze. Okay, unshatse nasubira inyuma. Okay, subiye kuri konti. Ubu noneho ngiye gukura muri testnet, nshyire muri mainnet. Nshyize muri mainnet. Okay, mbikuye muri testnet. Ubu Pi zanjye umunsi zimutse, nimba nakoze KYC, zizaza hano kuri available balance. Tuba tuzirebaho hano, ziba ziriho hano rwose, nta kibazo kirimo. Biba bigaragara ukunguku, urabona ko ariho 00. Rero ntago ubu ngubu ziriho, kubera ko ntarakora KYC. Niyo mpamvu zitaraza, cyangwa se ntarakora ntarakora KYC, biba bimeze gutya. Okay, byarangiye. Ubu ngubu nshatse nakisubirira inyuma nta kibazo. Nisubira inyuma muri Pi browser. Kandi kantu ngira ngo dukore,
gasubiraho tumayiningira, twakuzuza mainnet checklist. Mainnet checklist tugiye gukora step ya kangahe, step ya kangahe, katuyirebe izo dukeneye gukora. Mainnet checklist iya mbere no kudownloadinga pipe browser irimo, iyo nta kibazo yabaye completed. Nubwo nari narabikoze ibingibi nabisubiyemo kugira ngo mbone uko mbereka neza uko bikorwa. Okay, mfite iminsi 92 umunsi nahawe KYC uzatangira kumbarira. Kudownloadinga pipe browser ndayifite, creating wallet nabikoze, confirm wallet ngiye kubikora hano. Hanyuma icyakane ni lookup irakoze, gatanu ni phone number verification irakoze, gatandatu murabona ko ikoze, ariko ndi busubiremo kubera yuko ndi buhuze wallet nakoze yubu itandukanye niyo nari nsangamo, then ntegereze KYC gutyo. Hanyuma rero ubu tugiye kugarukiriza ku ya gatatu, kuri step ya gatatu. Iya gatandatu tuzayikora ejo kuko ikorwa nyuma y'amasaha 28 ukonfirmize wallet. Ubwo rero uko tubigenza, ukandamo muri gatatu hano, ntabwo birimo gukunda ubu ngubu, ntabwo bikunda ubu ngubu. Please turn to the mining app, select mainnet checklist. Yego nakubwira nakoze, ariko reka tuzabikora ibyakunze, ariko nibura ibi ngibi tubonye birahagije, tube tugendeye kuri ibyo ngibyo. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza, mwibuke gukora subscribe batarayikora, mukande like, mwandika muri comment, mukore share. Hanyuma rero abashaka kujya muri groupe murakanda hango munsi y'umutwe w'amagambo, ni murangiza mukande muri description, mukandemo murabona link mwinjire muri group, tubane mukurikirana amakuru 5 kuri 5. Agisigaye mukomeze muhahe muronke mugubwe neza.